reka dusuhuze bamujya saa 8. Muraho, mwaramutse, mwiriwe, murakomeye. Hari umuntu nari ngiye kwigana uvuga ibintu bimeze si amakuru ariko yigira nk'aho avuga amakuru. Mumbare mu ndebe, umusatsi uri kunkurana ujya inyuma, urimo kwegera inyuma, nimba ari ugucika biriko birancanga mugabo. Abantu mujya musuka trefe cyane mwambare mukambwira nuko zimera, nugucika. Umusatsi wanjye w'imbere uri gucika ko si ubwa mbere nazisutse, harimo narabivuze, ariko ni ubwa mbere ngiye kuzimazaho ukwezi. Ubundi nzimazaho ibyumweru 3 cyangwa 2 rwose. Ubu ngubu zigiye kugira ukwezi ku itariki 31 zizagira ukwezi, ariko ntabwo nizeye neza ko nzahagezayo nkizifite, kuko mfite ubwoba ko byaba binari uguca umusatsi. Mumbabarire mumbwire abantu muzi ibintu bya trefe cyane, kandi njyewe ntabwo bansutse za zindi za nyuma zica imisatsi cyane. Izanjye ni nk'aho ari mu wayene. Mumfashe abantu mubizi, mufite ikintu mubiziho rwose, mumbwire ikintu nakora bikagenda neza. Nimba nahambura, kuko ndashaka gutereka umusatsi bya bindi ariko birenze igihe cyose naba narawuteretse. Ntabwo nshaka kuzongera kogosha mana. Naje gusanga umuntu arogosha ngo ko yarambiwe umusatsi icyo gihe, ejo akongera akawukenera, kandi iyo umuntu afite umusatsi rwose aba asa neza, kereka iyo umuntu afite ibibazo byo kutawugira. Ariko njyewe umusatsi pe ndawugiraga, ntabwo mfite ibibazo byo kuvuga ngo ninginga umusatsi ngo kugira ngo ukurenga ibiki, oya. Mumbabarire rero bantu mubizi ibintu bya trefe, munsobanurire, mumfashe gusobanukirwa, mundebere. Agahanga ndi kubona akayaga, kandi utunoza twose tw'imbere turacyari. None iyi phone irankanze. Utuntu twose tw'imbere turacyariho, niyo mpamvu nari gusobanukirwa nimba ari ugucika cyangwa ari ikindi. Mumbaye mumbwire ukuntu bigenda. Ubu rero mvuye iwacu ngiye mu mujyi kwa Jaso, ngiye gutirura umupira w'imbeho. Nagiye kumusura, imvura iragwa, nta n'imodoka nari mfite, nta kintu na kimwe. Aniza umupira w'imbeho, ubu ngubu ngiye kuwutanga, hanyuma njye no gushaka kora y'umukara. Mfite kora y'umukara ariko ibera abantu bafite amabuno, nkiyafite nanjye yaramberaga, ariko ubu nabaye shoferi rwose ntabwo bikivamo, ntabwo ikimbera. Ndayambara nkabona biteye icyo ni iki. Ubu niyo ngiye kujya guhiga muri caguwa, ariko kandi ndashaka caguwa langu. Reka dusuhuze bamujya saa 8. Ba bantu baza mana, bamujya saa 8 ntabwo ari ba bantu baba baraje mu mujyi nyine. Ako ni agaterime kanjye ko kuvuga ngo mujya saa 8. Mba nyine hari abantu bagira akantu nyine k'ubuturage. Yego nanjye ntabwo ndi guverinoma, ndi umuturage, ariko hari igihe umuntu aba afite akantu k'ubuturage nta bintu azi, ariko akigira umuntu ubizi cyane, akigira umuntu uzi ibintu bya politike cyane, kandi nibyo abaturage bagenzi be ntabyo azi.
ugasanga yigira umuntu uzi ibintu by'abantu bubaka no guponda amatafari atabizi. Abo rero njya mbita ba mubyasanane. Mureke tubasuhuze muri iyi minsi babaye benshi, tubabwire ngo mukomeze mushishikare. Twaje gusanga mufite impano idasanzwe. Ba nyira ndabizi muri make muri minsi babaye benshi, maze iminsi mura nabo muri ubu buzima. Niba hari ikintu cyiza kibaho, umumotari yasinziriye. Niba hari ikintu cyiza kibaho, gutuza bibamo. Gutuza ni ikintu mana yanjye nagiraho inama kuri buri muntu uwo ari we wese. Waba wishimye cyane, waba ubabaye cyane, gutuza ni byiza. Uzareba iyo urakaye umuntu akakubwira nabi, nyine nawe wakabaye mubwira nabi cyangwa wakabaye unamukubita kubera ko wenda gukoshereje, ukamwihorera ukituriza. Uzarebe iyo byarangiye mwongeye kuvugana, wishimira ko we utamubwiye ibintu bibi, ngo uri kurwana nabyo no kujya kumubwira wambabariye biriya bintu nabikubwiye kubera umujinya, kuko ijambo riragenda kandi riraryana. Buriya ushobora gufata umuntu ukamukubita ahantu wamukubise, hakaza gusubirana akamera neza, yanakubabarira hantu ko hatagaragara, nyine ntibitume akomeza kubigumana ku mutima. Ariko iyo umuntu umubwiye ijambo ribi, nshuti yanjye, niyo wamusaba imbabazi gute, biragoye ko wakora imbere hahandi mu mutima we ukajya kumubwira ngo mbabarira. Iyo mbabara noneho akaba ari izamo cyane kuruta cya kintu wamubwiye. Abantu tujye twitondera amagambo tubwira abantu bacu, cyangwa se umuntu ashobora no kuba atari umuntu wawe, mwahuriye ahantu wenda mwagiye kugura utuntu aho ngaho bacuruza, bibaye ngombwa cyane cyane ku badamu, bibaye ngombwa ko muhicara murahatinze, muvuze ku bintu mubyasanane nawe ari aho ngaho, ahise ashyuha, simukadi arayishyuhije, ahise afata ibyo asuka kuri uwo muntu abimusutseho bidafite epfo na ruguru. Kandi uwo muntu ntuzi mu by'ukuri ngo uzamukenera he. Akandi kantu nanga irindi jambo nanga umuntu yivugisha ngo ariko ngo ubundi ngo uzi uwo ndi we, ngo uzi ko utazi ngo uwo ndi, ngo ubundi ngo uzi umuntu murimo muravugana. Nzi umuntu turi kuvugana. Iyo yaba utari umuntu wenda ukavuga uti uzi igisimba muri kuvugana, hakuzi kwifata ukajya gukanga umuntu ngo menye utanzi. Sikegare we, kukumenya se bigombera iminota ingahe, cyangwa kukumenya birimo izihe nyungu kuri uwo muntu ushaka ko akumenya? Hari amagambo nukuri njye kubera nkunda kugenda, niyo mpamvu vlog zanjye inyinshi mubonamo nagiye nkunda kugenda. Mfite ahantu henshi ngenda hatandukanye, mpura n'abantu benshi bagiye batandukanye, mpura n'abantu bafite imico wagira ngo ye baba we, ukumva ari kuvuga ababyeyi be iki, aho ngaho mu biganiro mama na papa nimba baragiye Zanzibar, byabaye ubukwe, yabigize dote, kandi aho mwe muri mu irembo ibinaka mva akirirwa bivuga atari cyo kiganiro muriho. Rero mana, abo bantu uko ngenda mbabona ngenda mbakuramo isomo. Buriya uzagende kuko iki kintu kugenda ugize amahirwe wenda ntugendagende mu muhanda nanone nka rombi nta gahunda, ukava nko mu Rwanda ukajya i Bugande, ukajya Tanzania, ukajya no mu bindi bihugu. Kugenda ni byiza, bituma umuntu afunguka mu mutwe kuruta wa muntu uhora mu ishuri. Simbabwiye ngo muve mu ishuri mugendagende, ariko nubona ufite amahirwe yo kugenda uzagende, kuko urahura ubwenge bwinshi. Iki kintu uzagikoreshe, ugiha agaciro, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Abenshi twarabibuze. Njyewe umitishijemo kujya mu ishuri ngo nkiga,
no kuba wamitishamo kubona uburyo bwo kuba nagenda nkasura ibihugu bitandukanye, nahitamo kugenda. Kuko uhura n'umuntu utari umunyarwanda akakwigisha iyindi mico, ugahura n'undi muntu utari umutanzaniya akakwigisha iyindi mico, kandi ugasanga hari ubwo ikugiriye umumaro, cyangwa ugasanga hari ibyo akwigisha ubona bidafite umumaro. Telefone iraguye, kafate pause gato ndaje. رفع سمكها فسوى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Hari igihe umumotari agucumuza ukumva ntabwo uzi uko ubaye. Inkuru z'abajasanani rero twazisoje. Abajasanani mwumve ko umuntu yabahaye agaciro. Narigeze ahantu hagoye kuba nahafatira video kubera kuzamuka, fone komeza igenda yihonda hasi. Hari umuntu wigeze kumbwira muri comment ngo nzagure ngo ka kantu gafata telefone. Sha narakaguze, ni aka fake. Cyeka nimba ari ngiye waguze aka fake, ariko hari n'undi muntu ukora vlog nabonye ari kuvuga ukuntu kamutesheje umutwe, kahise kavunika, nagashyiraga no ku kirahure ntigafate neza. Mana, ngeze mu mujyi hano rero, ngeze mu mujyi hano kwa Rubangura niho ngiye. Reka mbabwire, mu minsi yashize nagiye muri parikingi imwe ntavuze, barangije ku gatike nk'uko banyandikiraho isaha atariyo ninjiriyemo. Sohotse banyishyuza amafaranga ari hejuru yayo nagombaga kwishyura. Sha rero kwa kuntu wenda hari nk'ikintu uba wakoze winjiramo aho ngaho amasaha uba uyazi, wareba ugasabira habanye. Nese nibaza ni ugucanganyikirwa uwo muntu yari afite, ni ubugome akunda kubikora abantu, ni iki? Numvishije murakariye kandi ari umuntu mukuru pe. Oho, abantu mutwiba uduceri twacu tw'utujanajana, Imana izabibabaza. Nimukajye mutubabaza mudutwarira uduceri, dore tuba twatuvunnye, tuba twavuze menshi kugira ngo tuboneke. Biba bigoye. Nariye ubugari ariko ndikumva nshaka nko gusinzira, kandi amasaha yagiye, sinanywa umuteveri, narara nicaye kandi ndananiwe. Uyu mutsi ugiza iyo narakaye cyangwa iyo naniwe, ariko nta byandakaje yarabi, ni ukwera umunaniro. Niwo watumye umutsi wanjye wirega. Ndabakunda rero abantu mwarebye vlog yanjye kugeza kuri uyu munota. Sha hari video nyinshi nagiye mfata nkazibura, sinzi ikibazo nagize cya telefone. Nabaga nzi ngo nafashe video nkazibura, ariko usibye ko hari n'ukuntu umuntu afata telefone akagira ngo yakanze kuri ka kabuto k'umutuku, wapi, ugasanga nta n'ibyo wakoze, ahubwo ukicara avuga iyi video se ko nayifashe yagiye he, kandi ntayo wafashe. Ndabakunda rero, Imana ibamera umugisha, muri abantu b'agaciro mu buzima bwanjye. Ngewe Neri Ketchup, mama w'abana, bitewe n'uko nyita ngo mama w'impanga, mama Kami, ego.
ndabakunda cyane. Nambaye agakanzu, aka gakanzu kabaye uniforme kaukanikuvale katika nikushone chafu nikufue. Nakumaze iminsi nakambara da. Nuko uyu munsi nagombaga kukambara ni kuwa mbere. Nagombaga kukambara kandi kubera ko mfite utugahunda twinshi ndi bugendagende gutya hirya no hino kandi si kagufi. Umupira nje gutirura nguyu mwarakoze. Bye bye.